umugore twashakanye tubyarana Fabiola yaje gupfa wa Fabiola ari bato bakiri bato we na musaza we nza guta umutwe yego mpinduka umusazi baransuzumye hari amazi bafata mu ruti rw'umugongo laboratoire izana resulta ivuga yuko nzongera kugarura ubwenge nyuma y'imyaka 10 naburya nakinaga filime nta bwenge buhagije mfite nari mfite igipande gipfuye n'igipande kizima natangiye kugarura ubwenge ejo muri 2018 ko nari naguye ncuramye nkubita umutwe hasi ubwonko buromoka buza hejuru umuntu yarazaga ndi kwa muganga nkabona ndamuzi kandi yenda ari nk'umuvandimwe ariko nkabaza ngo se umuntu ko mbona asa n'umuzi nuwahe nuvanga ubwenge bwari bwarantorotse cyane ubwo rero nibera ikimuga cyaho niki kikuga ko wari ufite ubwenge butuzuye cyangwa se wari ufite wenda mu mutwe hatuzuye nari mfite ubwenge bushobora kumpahira icyo gihe wari urwaye ubwonko iyo nabasha guhenga amanya yenda ninkinjitse nk'urubavu bwagendaga mbwumva buvaho bwicaye bushaka kuhenga nkaka kundi ushobora guhengeka nk'ijerekani irimo amazi ukabona ko amazi yagiye ku ruhande iyo wagendaga gutyo ubwonko bwaragendaga yashanga more nemye gutya ibyo bintu nabikoze imyaka igera kuri 11 ako niwe muntu wa mbere numvishe warwaye ubwonko ku buryo n'izosi ryari gisi ryagiye mu nda ubwonko buvaho bwicaye nabwo bugaruka muri rigufa ryo hejuru bazanye urushinge runini rungana na ruyaro batera inka barantuna umugongo barantobora babwira umugore ati umugabo wawe yarababaye cyane ati kugira ngo azagarure ubwenge ni nyuma y'imyaka 10 hari muri 2001 wongeyeho imyaka 10 ni 2011 nta bwenge nari bwagarure bwari buke uko imyaka yazaga yahitaga niko nagendaga nzana kenge gake abanyumva mwumvise ukuntu amagambo yanjye ashaka gucikira ukubera mu mutwe nanu nagurakira neza ntabwo rwose ndakira neza kuba ngeje 2025 n'ubu ntabwo ndakira neza ku bwenge bwo ndabufite ariko si bwose uko imyaka ishira hagenda hagabanukaho gake abantu batangiye kumfata hari uwandutse ngo ndimbwa umwana w'umukobwa rwose w'imyaka nka 22 hari n'uwavuze ngo ese iki ngiki ngo kiturumbutse undi we yaravuze ngo ngo ni umumotari ngo ahantu ageze hose hari umugore ngo arahinjira ngo afite abagore batagira ingano kuko mba maze gusambana inshuro nyinshi mfite nka yes reka nongeye mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV uyu munsi twinjiye muri sinema nyarwanda tukaba tugiye kuganiriza umwe mu balegende abapapa bakuru wabita Diaro meze neza cyane urazamura mikrofone meze neza cyane ngo hayi ikaze nanjye rwose ndishimye kuba ndi muri studio yanyu kamumpaye ikaze yego warabuze narabuze ariko ubu ngubu ndiho ndaboneka uri kuboneka ndiho ndaboneka rwose maze iminsi ugiye mu bikirero maze iminsi mugiye mu bintu byinshi buri umuntu agira igihe cyo kwishima akagira n'igihe cyo kubabara yego mbega giyewe mbere ya covid ijya gutangira nk'umwaka wose mbere ya covid nahise njya mu bibazo nahose mura n'ikibazo cyo twashakanye anjyana mu nkiko yego ubwo rero covid yabaye maze nk'umwaka mu nkiko covid iraba imanza zirakomeza rimwe na rimwe tugasanga barusubitse kubera guma mu rugo guma mu karere uko covid irarangira birakomeza ku buryo imanza zacu zarangiye ejo bundi kuri 12 z'ukwa gatandatu byarangiye babahaye divorce baraziduhaye kuko niwe wayisabaga jewe ntabwo nifuza ko natana nawe kuko twari tumaze kubyarana abana batandatu biraza gutuma nibaza wenda tunabihire icyo gihe we n'umugore mwari mwapfuye iki kugira ngo ahite yifuza guhereza gatanya umuntu w'umugabo nka Diaro cyane ko wari n'umusitari ahanini rero uriya nabonye jewe shitani cyangwa satani muri iyi myaka nka 43 ishize yarahagurukiye gusenya ingo ariyo mpamvu najya nk'inama nk'abantu bubatse kuba maso cyane
kuba maso ntihagire ikintu na kimwe cyabateranya ndetse cyanaboneka bakacyumvikanaho kuko iyo umwe ashatse kurakara no gufata ibyemezo ubwo satani aba yinjiye urugo rurasenyuka. Igihe byatangiye muri 1999 twashakanye 93 igeze igihe tubana neza igeze 99 hatangira kuza intonganya mu rugo za buri kanya. Urabizi abagabo dukunda ibintu by'icyubahiro. Iyo umugabo abwiye umugore tunkorera iki yaza agasanga atagikoze umugabo arababara rimwe na rimwe ndetse akaba yigena yanirakaza kugira ngo umugore abone ko umugabo yababaye. Ibyo rero umugabo ashatse kubikora umugore ntabikozwe umugabo arababara ndetse akagira bimwe by'ibyemezo yafata nko gutongana kurwana. Ibyo rero nibyo byaranze ubuzima bwacu guhera 99 nta mutegeka cyangwa akuriye kunkorera mu rugo ntagikore ntamubwira ngo yakibagiwe ntava mu rugo ngiye nko kazi naza nkasanga ntiyiteguye nk'uko umugore yitegura umugabo ntanategereza ngo ndebe ko hari icyo yamarira mu byerekeranye nko kwakirwa umugabo ntiyahiriwe abakeneye ako kacyayi cyangwa se n'utundi umugore yakwakiriza umugabo nk'umuntu utiriwe mu rugo. Ibyo byose nkabibura nkabikorerwa n'abana. Ubwo rero urumva ntabwo twarebanye neza cyane muri iyo myaka. Biraza bigejeje 2001 nagira imigisha ndacuruza ariko amafaranga nkabura hwajya. Twari turi kumwe dukorana ndetse ahagiye hamwe na hamwe nkamwereka uyu mafaranga aragenda gutya ntabyumve kandi ko amafaranga yagiye. Bigeze aho rero hatangira kubaho ibyo twita kwahukana mu Kinyarwanda. Rimwe na rimwe tugatongana rimwe na rimwe tugashamirana kurwana bitewe n'uko ari byo mubaza byari gise byanyerejwe ntabyemere kandi mwereka aho byaciye naho biri mbimwereka. Icyo gihe umugore yari umujura sinzi yari afite musaza we dukorana bakoranaga mu mirimo yanjye nyine y'ubucuruzi nacuruzaga mu isoko Butare. Bimwe na bimwe yashobora kuba byaranagendaga atanabizi hari uwo musaza ubikora kugira ngo yunguke twe duhombe yenda kuko yabonaga mfite imbaraga zo gushakisha akavuga ati bazabona ibindi. Kuko icyo gihe yaguzemo ikibanza gihenze cyo hafi 1 miliyoni muri za 2001 ikibanza Butare cyaguraga miliyoni warakibonaga cyangwa se miliyoni 700,000 600,000 gutyo. Ubwo rero maze kubona ko umusaza wari hatera imbere kandi atezwa imbere n'amaboko yanjye urumva yeho kutarebana neza yakwahukana yagenda nkongera nkamucyura ko twari dufite abana bato bagera kuri 5 6 fata gahunda yuko ngomba kwigumana nyine ese wajya kwishyura umugore wawe wakoye mwasezeranye bakamukwima kutegekaho haramunyimagara bakamukwimira iki hagiye gucyura nkataha imboko agashira icyumweru ataraza igihe azashakira akazi. Reka nibaze mwabanye muri 1993 nk'uko abivuze ese umbiza gutanya 1999 haza kuzamo ibibazo niye mpamvu yatumye hatangira kuzamo ibibazo muri 1999? Ndakubwira ngo ni imitungo nari mfite yanyerezwaga yanyerezwaga kandi bifitemo uruhare bifitemo uruhare kanyerezwa twarwa na musaza we ko musaza we twarabanaga namuvanye aho mu cyaro kugira ngo azanyegere nka kuriya wiyegereza muramu wawe uzi ko azakugira umumaro ariko n'uyu munsi wa none niwe mwanzi ngiri Butare kandi igihe namweretse inzira ndamufasha bikomeye ankuraho igishoro arikorera ubu n'umushoferi afite amaperimi amakategori utamenya umubare wayo. Aho rero niho insirize kuko yaravuga ati igihe sinshobora kukubaha ngo nsuzugure musaza wanjye nawe umbwire rero igihe naramushatse n'umugore wanjye namuvanye iwabo ariko agiye kunsuzugura yubahe musaza we. Ariko ibyo ngibyo yenda n'ababyumva bumve ko byarangiye nta gusebanya ku gihari kuko twaratandukanye. Imana izamuha amahoro yikorera utwe nikorera utwanjye. Aho urumva ibibazo biraza hazamo intonganya bigera aho ngaho aravuga ati akazajya yahukana. None se ko numva ari we wakwibaga ko numva ari we wagukoserezaga kuki ari we wahukanaga? Niya makimbirane yabaga yaje mu rugo mwararwanaga gutongana kurwana. Sinavuga ko twarwanye ngo dukubitane gutyo ariko
umuntu mutariho muhuza neza nubwo wamurakarira cyane mugahangana yego biba byabaye nko kurwana kuko ababona ko nta mahoro ahari ko n'ejo bundi mwarwana akigendera yagenda akayinaya mu cyura iwabo bakanga akamara nk'amezi 3 na 5 abi iwabo kuko sinari gukora iki noneho ko byagenze rero niwe wagiye no kundega siyamurese kuki yagiye kukurega siya wace devoro nyine bamugiriye inama abantu b'iwabo baramubwira ati rero aho kugira ngo ubane n'umugabo umeze kuriya mudahuza ibyiza mwarabyaranye abahungu n'abakobwa hari imitungo mwakoranye ibanditseho murege muyigabane wikorera utwawe mwatandukanye ukimukunda cyane naramukundaga kuko inyimara kubona impapuro z'urukiko yabaga i Butare nahise njya i Butare nanamuteguje noherezaho n'amafaranga yo kugura amafanta no guhaha ahubwo ni ushaka abantu b'inshuti zawe n'abana barahari dufite n'umukwe nzahabasange hari icyo nshaka kubabwira mpageze rero ndababwira ntigewe nabonye no mubyeyi yarandeze mu rukiko asaba ubutane ariko giye sinshaka gutana nawe jewe naramutegereje ngo twiyunge narabibuze ahubwo icyo ashaka no gutana ngo no kugabana imitungo ariko byonyine ikintu kingoye no kujya mu manza njya mu manza za buri munsi wagenza ngo nari nzi ko hazaba covid kagisiragiza ko nagenze amezi menshi ku Gisagara mu rukiko rwa Rwandora muri Guma mu rugo nkabona naratumiwe ninagenda ari Guma mu rugo ntibabura guca urubanza kandi baca ntahari arandemera y'imishike nyine bakurikiza ibyiwe ubwo nkemura nkagenda arabona agendaga n'imodoka zikangeza nk'Imuhanga nava Imuhanga nkatega nka moto ikangeza nk'uru mu Ruhango wasanga nyine byarangoye cyane ariko mitamo kwemera guhanga noneho mageze ndamubwira ni rero ndababwira ni gihe nshaka kuburana n'uyu muntu imitungo twakoranye irahari iranditse rwose nayitware n'ubundi n'iy'abana ariko yo kunjyana mu nkiko kuko sinshaka kubura nta mwanya mfite nataye igihe yanejeje igihe kirekire sinshaka kujya mu nkiko imitungo ngiyi ibyangombwa bya burundu birahari nushaka umbwira tujye no kuri noteri ariko sinshaka kuburana kuki watinyaga kuburana ni ibintu iyo ufite amanyanga ushaka kuburana ibinyoma wumva waburana ariko jyana namubwiraga imitungo turayifite imitungo twakoranye ni iyanjye kuki witabiraga urubanza uyu mureka akagenda akaburana we hari imitungo yashaka itariye muri uko kundega yashaka imitungo y'iwacu gakondo aho mvuka yari yaraharegeye ko ashaka ngo tuhagabane kandi aho yaberaga umujura nuko yaregeraga imitungo y'iwacu ntazane iyiwabo sibyo agashaka imitungo mfite abavandimwe baba hanze bahunze za 59 aho bagarukiye mu Rwanda bagira imitungo imwe n'imwe hano mu Rwanda bagura ndetse bimwe nk'ayibarindira nk'ibabera hafi kugira ngo itangika hari aho nari ncumbitse rero ku Kanyomonyi agashaka ko wandegera ngo ni iwanjye inyandiko za mukuru wanjye yampaye zo kumugurira aho hantu no kuhamwubakishiriza araza turandikirana turasinyirana ubwo burenganzira arabumpesha none ni ku cyahashaka nuko abo bantu yenda badahari akaba ashaka ngo ahandiganye bazaze bahandihishe kandi bafite impapuro twandikiranye yuko ari ahabo ngomba kuhamucungira ambwira ngo tutagabanye rero aho hose hari imisambu y'iwanyu gakondo hari niyo yo kwa vangoni ya mukuru wawe ntabwo bishoboka tugomba kuburana gusa ikintu nshimira Imana nshimira na leta y'u Rwanda yacu nuko abacamanza bahagaze neza abacamanza bo mu Rwanda ntibarya ruswa umugore aramutsinze abacamanza bo mu Rwanda nubwo waza upima ibiro 300 nubwo waza uvuga ngo uvuye i Burayi uje mu ndege
uje kuburana n'umukene waje kuburana yambaye kamambiri, ibyo ntibabireba. yego Bakurikiza amategeko. Ubu twaragiye ku Gisagara turaburana, mbasha gutanga ibimenyetso by'aho hose, mbasha gutanga ibimenyetso by'iwacu kuri gakondo. Baranamuhinduka bavuga ati ariko uregera gakondo y'ibabo w'umugabo muravukana, ese kuki uregereye gakondo utazana gakondo y'iwanyu ko ari ugaragarira ko uri umujura? Bati imitungo nayo yo Kamonyi uregera, ese wagaragaza ahantu ko tubona ari imitungo ihagaze nko muri miliyoni nka 30-40, wagaragaza ahantu icyo gihe muri 2013 muvuga ngo mwahaguze mukanahubaka, wagaragaza byibura iriya historique zo kuri banke aho mwari mwarazigamye ayo mafaranga yenda agera nko kuri miliyoni 10. Wagaragaza se ubutaka mwamwaragurishije mukabukuramo nka miliyoni 10 cyangwa 15 mukajya kugura ku Kamonyi. Wakwerekana se inzu ibutari mwaragurishije mukimuka mukajya kugura ku Kamonyi. Batese ko tubona mu kirego cyawe wanditsemo ko yataye urugo ibutare ihuye akajya gucumbika mu karere ka Kamonyi. Kuki utanditse ko yataye urugo akajya kubaka ahandi urundi rugo ukandika ngo yagiye gucumbika? Ese igiye gucumbika bagiye kubi iwe? Ibyo byose biramutsinda. Ariko bari ba muri mashine nkavuga ngiye hari amazu abiri twubakanye rwose ku Kamonyi, nubwo ari gihe yubakaga yahukanye yaragiye, ariko simbihakana. Dore binanditseho ko ari Iyamuremye Maria Rose na Musabyimana Charles. Ibyo simbihakana. Imba shaka ko tubigabana tugomba kubigabana. Barangiza urubanza nyine bavuga ko ayo mazu abiri ari ihuye tuzayagabana. Ajya ubwo tuvuye ubwo baduha ya minsi 30 yo kujurira, aje ihuye naho babirangiza gutyo. Yego. Baramubwira bati iyi ya mitungo mugomba kuyigabana. Ndetse inzu ya kabiri kuko umuhungu wanjye yayibagamo nayimutije ngo ayirongoreremo, yenda ziyaranje sakindi aratakamba ngo twayihaye umwana ari nk'impano. Ariko urukiko rw'ihuye ruravuga ati none we mwayimuhaye nk'impano n'abayigumemo n'umwana wanyu mwimunyaga mugabane isigaye. Ubwo niyo rero iri ku isoko tuzagabana muri iyi minsi igihe nikigera. Umwana yahise atsindira inzu. Urukiko rw'ihuye rwarayimuhaye. Yego. Ntacyo nakora uretse ko hari igihe na sinzi, ariko ubundi yayitsindiye atariye n'ibyangombwa n'igihe bicyanditseho. Ubwo ntibyakubabaje kuba uwo mwana yaratsindiye inzu yawe cyangwa yaratwaye inzu wavunitse wubaka? Nyine byarambabaje nese ko nanamutije twari twaguze, ariko nyine urukiko ruca urubanza uko rurwumva iyo rushatse rushobora gushyiramo amarangamutima. nk'uwo muperezida akavuga ati nk'uwo mwana niba mwamburiye inzu azakura iyindi he, ko bari bamuhaye bamutije ku itegeko ryiwe kuko bidasubirwaho. Rwari urukiko rwa nyuma tugezeho utabona ahandi ujuririra, nawe wenda avugana n'ubundi n'umwana wanjye ntacyo. Ako byibuze ushimishijwe nuko umwana wawe atuye neza, atuye heza mu nzu wamwubakiye? Nta kibazo, nubwo yabansuzuguje bakansuzugura n'ubu baranyanze bose, ariko ntacyo. N'ubundi umuntu akorera abana, iyo udakoreye abana ukorera rubanda, n'ubundi iyo upfuye urabisiga bigatwarwa n'abatarabikoreye. Nijyanire. Yego. Ubwo muba mugiye muri ibyo ngibyo, nongere nsubire inyuma gato. Wowe n'umugore wawe ugiye wakinaga filime, nubwo tutari twinjira ahantu, wabanaga n'umugore? Twarabanaga kuko naje gukina filime i Kigali, tubana i Butare. Kugira ngo winjire muri sinema none winjiyemo gute kugira ngo uze muri filime? None ndaza. Yego, aho ngaho kugira ngo nze nyine yegere naje ku Kigali. Bamaze gusenya isoko rya Butare ari ryo nakoreragamo. Ariko icyo gihe wari usize umugore? Nari nsize umugore ariko namutaye, nkuko umugabo ashobora kuza agakorera Kigali ataha i Muhanga, ataha i Rusizi muri weekend cyangwa nza gushakisha ubuzima. Ari naho naje kumenyana na bariya bamarira y'urukundo. Twarabanaga uko buri wa gatandatu naratahaga, no ku cyumweru nkaba mpari nkasengera mu rusengero rwa ADPR Butare Ville,
nkongera kuwa mbere nkazinduka nza mu kazi i Kigali. yego Ikibazo cyari gihari, ibibazo byari bisanzwe, ibyo byose byo kunsuzugura no kugira gute nkabyihanganira. Ubwo nibwo natangiye gukina kujya muri filime za 2009 ndumva n'8 dutangiza iriya filime y'amarira y'urukundo, tuyikina neza irakundwa, mba ntangiye kuba umusitari gutyo. Tangiye kuba umusitari, ntabwo umugore yifuje kuba yakongera mwakonya mugasubirana? N'umuntu nyine ni nka ya matwi bavuga ngo ya matwi yaramwe urupfu ntiyumva. Umugore wawe ni umuntu mu by'ukuri yabonaga ko jye nari umugabo nyamugabo. Yego, nari umugabo w'umukozi, n'ubu mugeze mu myaka ya 57 n'ubu ndi umukozi, biragaragara. n'ubu ndakora. Imyaka yanjye isatira, benshi bageze mu myaka 57 busanga bakukuza. Jewe njya nibaza ukuntu nzakukuza bikanyobera. Kwa kundi ubona umusaza uretse kumbona imvi, jye nazanye imvi kera cyane mfite imyaka 12, ariko uretse kumbona imvi ahantu hose ndafunze, ahantu hose ndakomeye. Uranyumva? Numva nta kibazo mfite mu byerekeye imikorere y'imirimo y'amaboko. Yego, umunsi wa none rero kiwe umugore akimenya ko natangiye gukina filime, nta n'ikibazo yigeze abigiraho, ko yarazi ko ndi umuntu wihannye kandi koko yarazi ko umuntu filime. Yego, nuko ngo ariko bivugwa ko abakinnyi ba filime benshi bakunda gukora ibintu by'uburaya. Ntabwo basi yagushidikanyagaho? Ntabwo yashidikanyagaho, kuko tuburana no ku murenge barabimubajije. Baramubwira ati ese umugabo wawe ni indaya? Hari abana yabyaye mu gasozi? Hari abagore cyangwa abakobwa baza batwite bakamwaka indezo bikakubabaza? Aravuga ati ibyo bintu ntabikora. Baranamubaza ati ese ko twabonye tumufite abana beza, Diaro ntahahira urugo? Ati urugo araruhahira. Baramubaza ati Diaro arasinda mukagirana izo ntonganya n'ayo makimbirane kubera kunywa inzoga? Ati nta nzoga nywa. Aribwo Gitifu witwaga Celestine yamubwiye ati none se ibyo bibazo ko ari byo tugira hano mu murenge, kudahahira ingo, ubusambanyi, ubusinzi, ukabakanira umugabo wawe ko ibyo atabikora, nk'uyu mugabo yakunanije iki? Ati rero bigaragara ko ari we wamunanije. Turasohoka, bazana abana barababaza, abana baravuga ati rwose ahanini papa ararengana. Ndi mama umushinga n'urwema akamusuzugura rwose pe. Tugarutse mu nzu, Gitifu aramubwira ati nese abana bawe barakwanga? Ibyo batubwiye ko ari wowe ugora papa wabo. Baramubwira ati rwose imba ari uko bimeze igendere, mutandukane ejo mutazicana, muziyunge nyuma cyangwa se muzakiranurwe n'inkiko. Uwo mugore wawe ko numva atari umuntu mwiza, uwo mwahuye mute we? Twahuye turi abarokore, ari umuntu mwiza. Yego, kandi n'uyu munsi wa none muhuye ntiwamenya ko ibyo bintu byose yabinkoreye. Mu by'ukuri uyu munsi wa none nta mugore mfite, ariko umbwire sijye wanze kuba ntafite umugore. Kuba ajyanye n'ibintu bingora, dore ko yanyangishe n'abana, nta mwana n'umwe tuba kumwe, ni ibintu bingora cyane ku buryo nta wanshinja ngo kuki ntabana n'umugore ngo wenda avuge ngo n'igihe byaturutseho. Imyaka yanjye kuba nabandi kumwe namushushaga imyaka 4, kuba nabandi kumwe n'umukecuru wanjye y'imyaka 53 n'ibiri byashimisha, ariko byaranze ndetse byageje no kugeza usanga no gusabana imbabazi bitagishobotse. Urukundo rwaje gushiramo shitani rarununuza hahandi. Mu myaka twamaranye twatandukanye 2013 byerekeranye kutabana k'umugabo n'umugore, nta jambo na rimwe rizima yigeraga bamagana ngo ambwira ati muraho cyangwa se Yesu ashimwe, ahubwo yamamagaraga nuka ambwira nabi. Bigasobanura ngo Satani yashyiragamo umusemburo kugira ngo batazagera aho duhurira ngo tuganire twiyunge. Ntabwo nari nanze kwiyunga nawe. None se nimba wenda ibyo byose byarabaye, urumva ko ahanini uri kuvuga ko ari we nyirabayazana uwo mugore. Wowe muri icyo gihe wenda ni nk'icyo kintu wumva waba waramukoreye kitari cyiza?
urabona nawe umubajije yakubwira ko ari igihe nyirabayazana. Burya abantu iyo baburana ari babiri umwe aba yidefanda ku kiti cye, ariko genda akubwiye burya umugabo arambagiza umukobwa, umusore arambagiza umukobwa yamukunze, yumva nta n'ikintu gishobora kubatanya rwose. Ntabwo navuga ko abagabo twese turi beza, hariho n'abagabo babi amara gushaka akananiza umugore, agatangira akajya mu bandi bagore, agatangira agasinda, agakosoma cyane, urugo rugakena. Ibyo byose njye sinabibarizwagamo kuko njye nta bagore najyagamo, yewe nta nzoga nanywaga ngo zintware amafaranga bitume urugo rwakena. nari umugabo wifashije muri iyo myaka yanjye, nasiganwaga ku magare imbere ye. Umugore yanywaga inzoga ntakada, ariko umugore ikintu cyamwishe yashaka kurwanira ishyaka iwabo, kuko iwabo bari abantu bo mu cyaro nyine basa n'abakennye, ntabwo bari bakennye cyane, bari abantu bifashije, ariko agashaka ngo azamure basaza be mu maboko yanjye, mu bikorwa byanjye, cyane umukuru witwaga Yosefu agashaka ngo azamure iwabo, abagurire amasambu, abahingishirize, ibintu nk'ibyo biturutse muri jye kandi atangishije inama. Iyo ajya kungisha inama akambwira ati dore musaza wanjye tushaka ukuntu twamuzamura, nari kumubwira ntiyenda kumuzamura, reka dushaka ukuntu tumufasha abona perimi, dushaka ukuntu tumufasha yenda agura agapikipiki. Twari kubijyaho inama ko kuzamuka kwa musaza we nanjye hari inyungu byari kungira iyo tuba abantu bumvikanye. Ntabwo nari kujya mbura amafaranga yafite. Iyo abaramu bakundanye bamera nk'abavandimwe. Icyo rero we yarakimisha agashaka kugikora rwihishwa, kandi igihombo cyaho ibintu byavuye bigenda nkahabona nka namwe, kuko ndibuka ko njya tujya gusiganwa muri Tour du Rwanda yo ku itariki 5 z'ukwa munani, twagiye muri lokale hariya ku Mahoro. 2001 twagiye muri lokale hariya ku Mahoro, musigira imeza y'ubuconsho. Y'ubuconsho ni imeza y'iki? Y'ubuconsho mu isoko. Ubuconsho ni ibintu bya inkweto, kamambiri, amavuta, amasabune, amasorori, amapasi, ubucokori bwa boutique. Hano yaratwite inda y'umusore afite imyaka nka 23 witwa Rwema. Yavutse matariki nka 25 z'ukwezi kwa 7. None ndabwira nawe reka ubuconsho yarageze mu gihe cyo kuruhuka, kujya imuhira naniwe, ategereje nk'icyumweru kimwe cyangwa 2 ngo abyare. Ndabwira none ufunge umusoro wari 6 ku kwezi, ufunge genda muri lokali, ntihagire imeza ntuyifungure, ntihagire umuntu uyishyiraho rwose. Arambwira ati oya, nashyiraho musaza wanjye, ntazajya muba hafi nkamusura akanyereka ibyo yagurishije, noneho ntugire ikibazo. Ntabwo waretse imeza ukayifunga rwose, ibyo bintu byahombera uwo mwana bakamwiba, cyangwa se nawe ko ntawanze ifaranga nayo ko amaze kuba umusore. Ati bujya rwose ikizabura uzakimbaza. Dushigaje nk'icyumweru ngo tuzakine kurusa turi muri lokale, nagiye Butare. Ni ukuvuga ngo amaze nk'ibyumweru 2 atahaba, yarashyize umusaza ngo ajya acuruza. Yaragiye he? Hariba mu rugo Itumba nyine, hari hafi y'umujyi, kuko aratwite ari hafi kubyara. Nje nsangara n'ahari, ndamubwira tuje ku magare mu myitozo. Ndabwira nese ko mbona imeza yashizemo mukaba mutarangura, ati ejo tuzakurangura amafaranga arahari. Twari dushigaje nk'ibyumweru 2 ngo dukine. Hashize nk'iminsi 3 turagaruka, sanga rero ameza yashizeho pe. Ndabwira nese ko mutarangura, ati yagize ibibazo ariko ejo tuzakurangura. Imeza barayicuruza barayirangiza. Nagiye dushigaje iminsi 3 ngo tugiye gukina, narahagarutse
arambwira ngo yarambwiye ngo abarokodo fese baraza bagakuraho imbaho ngo ibintu ngo bakabisahura bakabitwara ngo ibintu byarashize kandi nta n'amafaranga dufite. Byaranyangije mu mutwe no gukina kurusi nshaka kubihagarika kuko hari imeza yuzuye. Ubaze nk'uyu munsi yaba ari nk'imeza ya miliyoni nk'eshatu cyangwa enye. Nubwo icyo gihe yari ihagaze muri miliyoni imwe ariko wumva ibintu byo muri 2001 uyu munsi wa none ni nka miliyoni 5 cyangwa 6. Ubwo noneho mbikubise amaso kugeza ubwo ubuconsho bwari busigaye. Ibasi y'ubururu niho yabushyize arikorera atahana ndahubwo nifunga imeza y'abandi. Ubwo noneho imeza arafunga igensubira i Kigali twitegura Tour du Rwanda. Genda nasenzekaye nibajije imeza yanjye n'amafaranga nayitanzeho bahombeje. Urumva rero washatse kumbaza ngo byaturukaga kuki kugira ngo yahukane cyangwa se mugirana ayo makimbirane. Ibaze nawe ufite akameza kakuriye kugufasha uraje usanze bakaviriyeho indi imwe baragahombeje. Wari kwifata ute, wari kubigenza ute? Icyo gihe ndibuka ko nagiye no gukina kurusi nkina nabi ntafite mu mutwe igare rinkubita hasi nkuri accident iteye ubwoba kubera icyo kibazo cyari kindi mu mutwe. Yaje kugusura kwa muganga? Yaransuye cyane aranandwaza ariko nyine ndibuka ijambo rimwe yambwiye maze kuva muri koma kuko yarambwiye ngo ese ubundi wankubitiraga wajyaga muri kurusi tudasabanye imbabazi n'ukuntu washatse kunkubita ukana kukantunganya ngo imeza wabikoreraga iki? Ndi umurambo amagaze hejuru ndaryama kuko sinumvaga ntabwo nkubita umutwe hasi ku buryo namaze isaha yose umwuka wanshizemo. Kongeza bambanye ku bitaro Ikigeme kuko twanaguye tuvuye Rusizi bangeje ku Kigeme umwuka uhita unshiramo. Kuva ku Kigeme kugera i Butare nahageze ntarahumeka. Ariko muganga dogiteri witwa Karengaye yaravuze ati ndabona cyoroshye reka tubushyiramo amaserumo n'ibindi bikoresho ashobora kuzanzamuka mwe mwitahire. Shyira muri shambure banteri amaserumo banyongera umwuka. Hari saa 6 z'amanywa nagejeje saa 11 natangiye kugaruka muri koma. Ni nkaho icyo gihe ubwo wari wapfuye? Ari napfuye namaze isaha yose rwose ntahumeka. Ubwo ndibuka ko baransuzumye hari amazi bafata mu ruti rw'umugongo laboratoire izana resulta ivuga yuko nzongera kugarura ubwenge nyuma y'imyaka 10. Kandi koko natangiye kugarura ubwo burya nakinaga filime nta bwenge buhagije mfite. Nari mfite igipande gipfuye n'igipande kizima. Natangiye kugarura ubwenge ejo muri 2018. Kuko nari naguye ncuramye nkubita umutwe hasi ubwonko bomoka mu igufa ririmo rimeze nk'agasorori buza hejuru ku buryo kongera kusubira hasi bwongere bushinga imizi. Byamfashe byibura nk'imyaka 15 kugira ngo bagaruke ku murongo. N'ubu numva habamo kuko ntitwahuraga cyangwa imba twahanye gahunda imba ari ya saa 6 nubwo wamamagaraga saa 4 uti ndaza kuri ya gahunda wazaga byagiye byanyibagiye. Sinabasha kuboroka nimero za telefone zanjye ngo nzimenye mu mutwe kandi nari nsanzwe nzizi. Umuntu yarazaga ndi kwa muganga nkabona ndamuzi kandi yenda ari nk'umuvandimwe uba mu rugo iwanjye ariko nkabaza ngo se umuntu ko mbona asa n'umuzi nuwahe bakanyibutsa bati sinisikanaka se uba mu rugo nkabona kwibuka. Nuvuga ubwenge bwari bwarantorotse cyane. Ubwo rero nibera ikimuga cyaho gusigana ku magare birananira ariko ndagumya ndabikora. Narabaguwa mbere cyangwa wa kabiri nangira kujya mbo wa 10, 12 na 3 bigeje 2005 ndasezera. Ubwo rero 2009 nashatse ubundi busitari bwo gukina filime. Gusa umugore wawe ni nkaho ujya wica kumva ko ari nk'umugore wawe wari wakwiciye. Ujya wica kumva ko ari nk'umugore wawe wari wakwishe. Yabigizemo uruhare cyane kubera ko ari we wanteye kujya gusiganwa ntameze neza mu mutwe. Hari ndiyo njya kure kandi ndi mu muhanda. Uriya niyo mpamvu ujya usanga imodoka zimwe na zimwe zarenze umuhanda. Ahanini burya ntabwo biterwa n'ubuswa bw'umushoferi
ahubwo hari benshi burya batwara badahari, akajya mu muhanda agatwara ariko ari mu bibazo yarayemo n'umugore ukabona yayirengeje umuhanda, ikorosi ryamunaniye yayigaritse hariya kandi ubona ari ahantu heza. Tugaruke rero kuri iyo myaka ngo wabayeho ngo udafite ubwenge bwuzuye, wabaga umeze uti? Wabwirwe n'iki? Wabwirwaga n'iki? Cyangwa se aka kanya ubwirwa n'iki icyo gihe iyo wiyibutse? Ni iki kikubwira ko wari ufite ubwenge butuzuye cyangwa se wari ufite wenda mu mutwe hatuzuye? Icyo gihe ikintu cyamenyerekaga none ikintu cya mbere nari nabonye icyemezo cyo muri laboratwari Butare ndagifite. Umuntu bamubwira ibintu yangiza akabyishyiramo? Oya, kuko naye nangitse cyane no mufite ibikomere byinshi mu mutwe bitagaragara, ariko n'uyu munsi yongeye kwa muganga bambwira ko bitaracamo neza, ngenda nkicisha mu cyuma muri scanner bakareba. Ariko ikintu cyanyemezaga yuko ibyo bintu byankomerekeje kandi bifiteho uruhare burukomeye, ukamera nka kwa kundi bavuga ngo iyo uhuye n'ingwe ntiyitunga urutoki, kuko byarahindukaga muri jye nkumva ko uwo muntu ari umwanzi, byanashoboka nkaba namuhunga nkamugendera kure. Ntabwo mwarwanaga? Nayendaga cyane, ariko kurwana bikaba byanashoboka kuko nk'abantu basanzwe baragize ikibazo cyo mu mutwe cy'amagisida, yenda nk'abantu mu batunze murabazi, wirinda kumuvugisha nabi, kuko kumuvugisha nabi we ntashobora kubyakira ngo avuge ati nta kibazo tubyihorere, ahubwo uba uriho umusembura kubera ikibazo yagize mu mutwe. Bararakara cyane, bakagira ibintu by'umujinya kandi bakibagirwa cyane, ku buryo iyo ushatse kumushotora cyangwa kumuvugisha nabi, waba n'umugore mwashakanye aramuhunga akagenda, byitwa ngo guturwa. Arahunga akagenda kuko aba abona ko umubujije amahoro, umubangamiye bikomeye, akubara nk'umwanzi we cyane. Aba bafite barabizi, yenda muri commentaire bazabishyiremo. Arahunga, kumugarura ntibyoroha kuko abashaka kugira amahoro, abarinda icyamuhungabanya, abarinda icyamuriza, icyamubuza uburyo. Niyo mpamvu rero abameze gutyo badakunda kubaka. Ubwo iyo myaka bagubayeho ute rero? Nari mfite ubwenge bushobora kumpahira. Wakoraga iki? Rimwe nakoraga ikimotari. Ugatwara ikimotari kandi ufite icyo kibazo? Ntabwo wajyaga ugira ihungabana ngo ugere nk'ahantu uhite wibuka ko wigeze kugongwaho? Narabyibukaga, iyo nakubwiye ngo no kwibagirwa, hari igihe natahaga nko kujya iwanjye aho ntuye, nkaharenga nka metero nk'ijana cyangwa 200, nkibuka ko ndenze inzira ijya iwanjye. Kuko burya umuntu nyamuntu durakozwe n'iki gihimba iki cyo gucira hakiri mu bwonko. Umuntu udafite mu mutwe, udafite mu bwonko, nubwo waba ubyibushye, nubwo waba ufite ibiri 100, nturi umuntu. Yego. Ahubwo usa n'urutwa n'itungo, kuko itungo hari amatungo menshi az'ubwenge, ariko umuntu wakugize ikibazo cyo mu mutwe nimuzajya munahura, jya umwubaha. Abakeneye umuntu umubwira neza, akeneye umuntu umubwira ati komera, abakeneye umuntu umubwira ati rwose ihangane, akakubonamo ubugwaneza mu maso. Uzabarebe benshi turabafite nko mu Rwanda, uzi byabaye, igihe uhura n'umuntu ufite nk'imipanga mu mutwe myinshi, ku buryo iyo ubaza usanga hari yaketse no mu bwonko. Uriya muntu n'umuhura uzamwubahe, uzamuvugishe neza, kuko afite ikibazo mu mutwe. Uzamube hafi, imba hari icyo wamumarira kimumarira utiri umubaza, kuko ushobora no kumubaza utese nkumarira iki, akubwira ngo hari icyo nkwatse se, kandi nubwo wabwira uti nguhe imodoka, umuhaye imodoka kubera iki? Sari yatwaraga umugenzi ukibagirwa ko akwishyuye, akibagirwa nakwishyura ukabyibagirwa? Narabyibagirwaga, kuko naho ngaho ntarava Butare, nakomeje nyuma gushaka utundi two gucuruza,
nkaza n'imuhanga kwirangurira bakampa ibintu nkaka amakarito gutyo yenda y'ibihumbi nka 50 najyanye cyangwa 100 nkagera nkishyura namara kwishyura mu gihe bakimpambira kugira ngo nze kugira uko mbishyiraho imodoka nkashaka amafaranga ngo nishyure nanone iyo nagiraga amahirwe nasanga amafaranga ntayarimo nkisaka nkumaze kuyata cyangwa nko bamaze kuyiba cyangwa se naba mfite andi natangira kwishyura kuri ya fagitire bakambwira ati wishyuye ari umuntu muzima mwiza kambwira ati ese wishyuye muze wishyuye iba yantwaye urumva ko icyari ikibazo nagiraga kugeza ubwo iyo nagendaga ngiye kurangura naragendaga ariko nkazirikana cyane ko nishyura bamaze kumpambirira birangiye nta kintu ushigaje uretse imizigo iraha nkabona gukuramo amafaranga nkishyura n'interura ngenda ariko iyo nishyuraga batarabihambira nishyuraga bwa kabiri kubera ko mu mutwe hari harapfuye nakukubwiraga rero ngo umuntu ufite hano hejuru hahuye n'ibibazo ujye umwubaha cyane n'umuntu amubona ukamubonana nk'inguma ukamubonana nk'ibikomere cyangwa se ukaba uzi ko yigeze gukora agisida ukabona kuko iyo umurebye mu maso ubona atari tayari ukabona ari umuntu w'agacamuke gutya nawe mu nzira w'umuntu udafite umutwe tayari mwahura ukamumenya ubu rero ntuzamucokoze kuko n'umucokoza mushobora kurwana ushobora kumutera agahinda ko kwiyahura ushobora kumutera agahinda ko kuba yamenagura ibintu mu nzu televiziyo akayimena kubera ko yahuye n'ikibazo nibyo rero hanini byatumye mva mu rugo njya kwibana bitewe n'uko ibyo byose nahuraga ajya buriya muri ya filime bagukiniye mu marira y'urukundo niyo filime wakinnye muri filime zingahe kwanza ntabwo nazimenye umubare zari nyinshi ni nyinshi ariya mu marira y'urukundo iriya wakinanye na Fabiola wakinaga iyo role nakinaga role nyine ndise wa Fabiola ndise uko wa Manzi noneho nyuma umugore twashakanye tubyarana Fabiola yaje gupfa wa Fabiola ari bato bakiri bato we na musaza we noneho nza gushaka undi ari we uriya Mutoni aza adashaka abana nabyaye abanga abarwanya rimwe na rimwe abana nabagarukira bikamubabaza niko nawe kuneza ibibazo kuna hamwe n'ubupfumu yajyagamo n'uburozi n'ibiki no kunesha umutwe nza guta umutwe mpinduka umusazi ariko ahanini iyo nawe waje kuba umusazi naje kuba umusazi ariko ahanini nakururaga kuko arigenda Fabiola twazandikaga nakururaga nyine ibyabaye iwanjye icyo gihe Fabiola yari umwana wawe yari umwana wanjye muri filime Fabiola none nkibaza ntise ko wari ufite ikibazo mu mutwe nyine utari umeze neza ibintu byo wabishoboraga gute wabigenzaga gute kugira ngo mwandike filime nakubwiye ko tuyitangira nakubwiye ko icyo kibazo nari ngifite ari ku ruhande rumwe nari ndwaye urundi ari ruzima ariho handi nashoboraga kuba nafata amazi nkakaraba nkambara hari igihe nyine ugira ikibazo ariko nikikubuze kuba wakwihahira ntugere mu bintu by'imibare miremire by'ubukire ariko mukabana n'abantu bakamenya uburyo bagutwara kuko bakimara kubona ko mfite ako kabazo niho twahise duhindura sene yuko Mutoni agomba kunkoresha imirimo y'uburetwa nka kuriya kundoga nkahinduka umusazi kuko wabonaga ko mbikina nk'umusazi koko kubera n'ubundi ko nari mfite shoke y'uburwayi bwo mu mutwe muri kirya gihe none rero icyo gihe murandika iyo filime urumva muri gukora iyo filime yawe na Fabiola ntabwo byigeze biguteza ihungabana kuba uri gukina nka filime uri umusazi nyine bikahita bigendanira ko oya kuko nakinaga ibyo nzi kandi naciyemo numvaga ari ubuzima busanzwe ahubwo ndiho nshaka kugaragariza abantu nubwo ntabyamamazaga ngo mvuge ngo ibi ndiho nyina nibyo
byabaye mu rugo iwanjye n'ibyo biriho biba mu rugo iwanjye kuko icyo gihe twari tutaratandukana ariko ubundi Mutoni nyine biriya yankoreraga n'ibyo nakorerwaga mu rugo iwanjye kuko iyo ubona umuntu w'umugabo yemera kuva mu rugo rwe rwuzuye rurimo abana akarusiga ni ikibazo kirekire abahurirana cyo muri urwo rugo. Yego no kwanga iriya filime yari ishingiye yari yawe yari ishingiye ku buzima bwawe yari ya Fabiola ubundi byari nuze yari story ya Fabiola ariko bigeze hagani nawe banje kwandika yandika scene z'igice cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane ntarashakana na Mutoni niwe wandikaga wenyine ariko dumaze gushakanira na Mutoni nunguka igitekerezo mbonye ko Mutoni n'ubundi aje ari mubi aje ari mubi atankundira abana nanjye atankunda mpita mbihuza n'ibiba mu rugo iwanjye mpita mbwira Fabiola noneho nubwo inkuru ari yawe ari inkuru yandika ariko reka nkufashe ino nkuru nanjye nandike mu ruhande rwanjye na Mutoni na Karimu na nyirasenge wa Fabiola na Manuel uriya witwaga Saido bari abantu bari mu ruhande rw'umuryango wanjye ntinandike nimara kwandika ibyabo tuzatuhuza n'ibyawe none sene ziba mu rugo iwanjye arambwira atandika nta kibazo. Ni ryari wamenye wongeye kwibuka abantu kongera ukazajya ubona umuntu kahita uvuga uriya ni runaka hari hashize igihe kingana iki nyine n'icyo gihe nakinaga narabamenyaga kuko nari maze koroherwa. Oya ndi kuvuga cyagiye wambwiye ko hari igihe cyageze uvuye kwa ukiva mu bitaro kwa tuzongera kugira ubwenge nyuma y'imyaka 15 ndetse kandi icyo gihe ukaba utarabonaga umuntu ngo mumenye waramurebaga ukabona isura yeze ariko ntumenye uwari we none kugira ngo ugere ku rwego rwo kongera no ukamenya umuntu wari we. Natangiye kumenya 2007 kuko nakoze agisida 2001 nari maze imyaka 6 aho nabashaka kubona nkamenye iwanyu nkabona nkamenya tukanaganira ariko ibintu byo guhana rendezvous yena ngo tuzajyana ahantu utanyibukije sinongere kubyibuka kuko iyo twasezeranaga hano tuzajyana cyangwa icyo tuzakora akubwira kugera namubwiraga ni kubera ko kandi niyo ndiho mvuga n'ubu nk'aba dukurikira muzumvamo ijambo ribaye nk'irisubirwamo nka kabiri rigerekeranye ridatanga inyuguti neza n'ubu biracyandimo ubwo rero bijyana ku mubiri mu bintu byakubabaje ibintu byambabaje biryana ku mubiri ni ikintu cyitwa ubwonko buraryana kuko no kwa muganga nabaga ndi mu bitaro nabaga ndi ku gitanda cyegutse kimeze nk'ukumeze kuko nibashaka ngo ndyame kuko ari urusukume icyo gihe wari urwaye ubwonko iyo kubera ko imizi yarwo we yari yararandutse iriya kore ibufata bukakomera muri rya gufa ryabyo yari iyo mitsi yari yaracitse banegeka kuryama naho mviriye kwa muganga banegeka kuryama ameze gutya ukomeze kugira ngo bukomeze bube hamwe iyo nabasha guhenga amanya yenda ninkinjitse nk'urubavu bwagendaga mbwumva buva aho bwicaye bushaka kuhengama nk'aka kundi ushobora guhengeka nk'ijerekani irimo amazi ukabona ko amazi yagiye ku ruhande iyo wagendaga gutyo ubwonko bwaragendaga yashaka ngo more nemye gutya ibyo bintu nabikoze imyaka igera kuri 11 kugira ngo bukomere kuko nubwo na oya byageza bakazajya bakubwira ubikore nka training nyine ukazajya ubikora kugira ngo bukomere ugira gutyo nararaga nyine nde kuburira buseguye cyane kugira ngo naryama bukajya inyuma cyangwa bukaza cyangwa bukajya ibyo byambaye imyaka 11 biramvuna cyane ndetse nafata n'akagare ko nakundaga ikigare cyane nahonda nko mu kantu k'akanogo bukandya nkashaka gusara ikintu nabonye kijyana mu buzima narwaye iryinyo n'urugero ndwara n'izindi ndwara malariya indwara z'abahungu yego ariko ikintu nabonye cyandiye mu buzima bwanjye bwabayeho kuko ubu ngubu ngendana igifu kubera kubaho nabi
kubera intonganya kubabara mu bwonko ngendana igifu nkimaranye imyaka 12 ikintu kitwa ubwonko n'igifu nicyo kintu nasanze kandi nabarije n'abandi bose nicyo kintu kibabaza mu bintu bibaho ako ubwonko nibwo bubabaza cyane kurusha igifu ubwonko bumaze koroha ntibukindya cyane ntibukindya ariko bwarambabaje kurusha igifu ako niwe muntu wa mbere numvishe warwaye ubwonko kuko ngwa igare ryaranaze ngenda ncuramye siniramira kuko rikimara kunaga narihutaga cyane nari mfite umuvuduko uhagaze mu 120 kuko abahazi nari mvuye Kitabi nsohotse ishyamba ndaza ndimanuka wa musozi uri hakurya ya Gasarenda abantu bo mu Gasarenda murabizi cyangwa bavuyeyo iyo umanutse hari amakorosi menshi ugeze ku ikorosi rya nyuma bari bararihimbye ngo ni ikona ry'imbwa hari imbwa ngo yigeze kuhagwa bayirukankanye ngo ihitipfa niho nakase kandi nari narahitoje mfashe rero feri ngira ngo nkate mfatiye imbere igare ririshinga rishinze rero ngo ncuramye nkubita umutwe wonyine hasi ku buryo n'izosi ryari ryarigise ryagiye mu nda bituma rero kubera kwa kugwa ncuramye ubwonko buvaho bwicaye nabwo bugaruka muri rigufa ryo hejuru buvuye mu igufa ryo hasi nicyo cyatumye rero ubwonko bwanjye ni Imana nagize ubundi muri laboratoire baje mbareba barambwira ati wihangane bazanye urushinge runini rungana na ruyaro batera inka barantuna umugongo barantobora burya mu ruti rw'umugongo habamwe amazi yererana de bashyira mu gacupa k'umweru ayo mazi nyabona babwira umugore ko bazazana igisubizo mu minsi igera nko kuri 3 igisubizo bakinzaniye aho ndyamye nanareba mbabona babwira umugore ati umugabo wawe yarababaye cyane ati kugira ngo azagarure ubwenge ati ni nyuma uhereye muri uyu mwaka ni nyuma y'imyaka 10 ariko mu by'ukuri hari muri 2001 wongeyeho imyaka 10 ni 2011 nta bwenge nari bwagarure bwari buke kuko hari igihe nanashomeraga nta pikipiki mfite ngo nshake akazi nk'umuntu ngiye kubwira ngo ndobeshe yandeba mu maso agasanga ndi umusazi bakanga kundobesha umugabo umwe w'igihinga witwa Eliya niwe wageragezaga kundwaza kandobesha yakoze nkakora nkamenya uko imyaka yazaga yahitaga niko nagendaga nzana akenge gake ese ubwo perimi ya moto yikoreye gute kandi wari ufite icyo kibazo nari perimi ya moto nari nyisanganywe icyo gihe naguye imaze nk'imyaka igera nko kuri 3 kuri moto ntabwo urakora accident mu myaka yose wayikoreye bitwaye narayikoze ariko bitari grave ariko kuba nakora accident ikomeye ni 2 nakoze ibyo ni bisanzwe abamotari baragwa ahubwo ikibazo nakundaga kujya ari igihe nibagirwagaho ntaho yego nkamara nk'umunota nahibagiwe wibagiye na karitsi utayibuka ariko bikaza utazi ngo utuye no mu kaye karere akuzi gupfa mu mutwe ntari yazagaho ndi kandi utwaye moto ndi nka parika ku ruhande nkabanza nkatekereza ko bataryanuye mu kaye karere nkatekereza okay bikaza mwibaza nkumvaho nta cyangwa nkagera ahantu kandi Kigali nari ngizi nicyo kintu se cyatuma guhibuka nicyo kintu cyatuma guhibuka ubwenge burakurura ubwonko burakurura bukaguma bugashakisha bukazunguruka bugakora hirya no hino bugahita buguha igisubizo bidatinze cyane byanditse nk'ahantu ntawe nk'uko ntabwo byatindaga ahubwo hari igihe nageraga nk'ahantu nkibaza aho ndi muri Kigali hakanyobera kandi narahajyanye nk'umuntu ariko navawe na urugero nagira nka Rwandegisi nkaparika ku ruhande nkabanza nkatekereza aha ndi nihe umuntu we naramubwiraga rero Kigali sinyizi neza ujye unyobora unkomangira kandi yenda ambwira ati njyane kuri stade mvuye Nyabugogo stade Amahoro turayizi twese ariko nageraga nko kuri polisi Kacyiru
nkibaza ahantu yambwiye tugiye nkahabura. Noneho nkabwira rero nkamukomanga rero niyo ngigera ino niyo ngitangira akazi nawe karitsiye sinzizi neza unyobore tutayoba. Akanyobora akambwira ati komeza ndaza kwereka. Twagera nko kwa Rano nkabona akomeje nze Remera kuri gare akambwira ati urakata hano nkamugezayo. Ariko nagaruka nkabegengera nko ku Gishushu nkibazaho ndi hakanyobera nkahagarara nkatekerezaho ariko hashira nk'umunota cyangwa 2 bikaza nkumva ndi ku Gishushu nkumva ko nari njyanye umuntu kuri stade cyangwa kwa Rando nkakomeza akazi. Ibintu byo gupfa umutwe ni ibintu nabaye bigiye kirekire. Nari umukozi nzi gukora iyo nawe ugira icyo kibazo mba n'umuntu w'umukire mfite amamodoka mfite ibiki. Ibintu wabaye bigiye kirekire. Kuva 2001 kugera nko muri 2020 rwose. Nago wajya kugeraho kumva urihebye. Kiba n'agahinda cyane byarazaga. Ahubwo nshima Imana ko yamaye mu mutwe nubwo hagize ibibazo ariko nanone hasa nahakomeye. Kuko ibyo byose nibazaga ibintu nari intunze nkibaza urushako rwananiye nkibaza abana banjye nyima yenda ngo mbane n'umwe cyangwa babiraho nibera nkibaza ukuntu nashobora gutegura umushinga ngo ubyara inyungu agahinda nyine kakanyica nahoranaga ikintu kimunaniro mpora ndyame. Ese bajya vuga ngo amarero umugabo atemba agwa mu nda. Kuri wowe nawe niko bimeze niko biba bimeze? Ikintu nashima ndashima uriya mubyeyi wa Hotel Credo i Butare witwa François musabira imigisha myinshi ku Mana kuko muri ibyo bihe byanjye yambaye hafi cyane dore ko ari nawe wantoje gusiganwa ku magare ndetse nkurira n'indege nkasohokera u Rwanda. Wigeze gusohokera? Narasohotse rwose. Amafoto hari uri hanze y'igihugu? Ndayafite. Ntabwo yafite muri phone ariko. Oya, yafite mu rugo. Nayo gusiganwa ndacyayafite nakunze kujya inyahindura ajya gusaza nkayahindura. Uwo mugabo ndamushima ko yambaye hafi n'ubuzima mfite bw'uyu munsi. N'agatambwe mfite katari karekare cyane niwe ngakomoraho. Akora uracyari umusore. Uracyari umusore. Nkongera nkashimira umubyeyi witwa Mukantaganzwa. Mukantaganzwa yarahagarariye umva ari abacitse ku icumu sinzi. Yakoreraga hano munsi ya Petit Stade gutya ugaruka ku muhanda ujya i Remera. Yego. Naragiye mutekereza ikibazo nahuye nacyo. Arambwira ati none se nkufashe iki? Ndamubwira nti mwanira inkunga. Ariko nawe yandeba agasanga niyo nkunga azantera izampfana ubusa. Kubera iki? Nabaga meze nk'umuntu unaniwe mu bwonko nk'umuntu w'umusinzi kandi nta nzoga nywa. Iyo ufite ikibazo mu bwonko uhora uri umuntu utari tayari. Jewe nawe duhuye ndabamenya. Arambwira ati mbwira icyo nagufasha giciriritse bijyanye n'ubushobozi natwe dufite hano. Ndamubwira ni jewe niyo nari nkigera i Kigali ndamubwira nti wampa amafaranga nkajya muri koperative noneho nkashaka kuba nazanye ntwara akamoto muri no Kigali. Umubyeyi Imana umuhe amahoro n'imigisha. Abanyumva mwumvise ukuntu amagambo yanjye ashaka gucikira ukubera mu mutwe. Muzakurikirana muzumva hari ukumvuga ukumva ijambo rirashaka gucikira. Gucikirwa ni gute? Kudasobanura neza ngo ururimi rugorore rupronounce iryo jambo ngiye kuvuga. Biraturuka kuri ubwo burwayi. Nanu nagurakira neza. Ntabwo rwose ndakira neza nuko nyine umuntu uciritse guma kabigendana uburwayi. Nari nkwiriye kuvuzwa kuba bifitiye ubuhanga. Ndakubwiye ngo ntabwo nigeze nkira neza. Ako byo nibyo. Ntabwo banadukurikiye buriya banadufasha. Sinigeze
ntabwo nigeze nkira neza kuko 2021 kuba ngeje 2025 n'ubu ntabwo ndakira neza nubwo turaganira nkabigira detaye ibyambayeho cyangwa se wamya runaka ku bwenge bwo ndabufite ariko si bwose nkaho nakabaye umuntu muzima ntabwo ari bwose gusa aho bimeze neza muri iki gihe nuko ushobora nko kunshakaho amahane nkakubisa nkibuka ko amategeko ahana abantu barwanye bakubitanye bavujije amaraso nkabwana uyu muntu unyiyenzaho ushobora nko kugana mudoma nk'inkonji atonyanga igitonyanga kimwe ibikanjyana ikamfunga yawe yatuma igitonyanga ubwo ko nabonye se wafunguye TikTok burujye ushobora kwibuka password yayo mfite uyinyenzurira nayo nzi mfite umuntu nayishinze w'inshuti yanjye ariko nk'ubu yinyibukije nayandika ahantu nkajya nyikopera gutyo ariko umuntu ayikubwiye ntabwo azajya yibuka nakwibuka kuko birangora cyane kuko nk'ibintu byo kuri telefone bamwe baba ku mbuga abandi ku Facebook abandi bakajya he na he genza ibintu 2 cyangwa 3 kuri telefone ibindi ntabwo bimpangayisha nshobora kumenya kwishyiriraho akavideo nkamenya kukareba nkamenya views kamaze kugira nkabasha kuba nakwandikira umuntu kuri WhatsApp cyangwa se nakwandikira umuntu kuri message nibyo gusa ngiye muri byinshi bihanagurana bya bindi bike mfitemo ariko ikindi inzi nuko ngomba niko ubundi kontrola ku buryo nta kosa najyamo bitewe no kubura ubwenge ubu ntibimeze neza numva narakira ariko byinshi kuko iyo nshatse hari igihe hazamo nk'ibintu byo kwibagirwa cyane bitangenda Butare hari ivuriro bampa imiti nkagiye nkabinywa kuko hari igihe nibagirwa cyane hakaba hagiye ngira akantu k'agasereri nkumva karashaka kunzonga ariko muganga yarambwiye ati aho wazajya unywa amazi menshi ariko nka rimwe nko mu myaka nk'itatu cyangwa 2 iyo numvise natangiye kujya nibagirwa cyane ndagenda hari ahantu hari ivuriro ryajyaga rinyitaho ngenda bakampa imiti ariko nanone nashima Imana ko ubwo bumuga uko imyaka ishira hagenda hagabanukaho gake kuko ngubu ndi umugabo ushobora gukora nkuzuza umubyizi ku kamoto kanjye ngiye ntwara moto nkabasha kuba nafata 5,000 bitarati 10 nkashyira ku itsinda runaka hasamo amafaranga kangira umumaro nkayakoreshamo moto nkayaguramo imyambaro nkambara abona sinambaye nabi nta nkunga nta baterankunga bangurira imyenda ubona ko uko imyaka ishira bigenda bikira ariko gusa mbonye ubuvuzi bwimbitse bwiza bigakira burundu byaba ari byiza byamfasha mu bakinnyi mwakinanye n'uwo mukinnyi ujya ukumbura akavuga uti uyu mukinnyi naramukundaga rero twabaga turi kuri tele abakinnyi twakinanye navugamo nka 5 twatangiranye kera nkavugamo n'abashyashya babiri uriya bamenya twatangiranye gukina filime ya mbere dukinira hani Gahanga bari abana batwuba baje badusangamo tumazemo nk'imyaka 2 ariko abamenya ukuntu yaritingaga akina wabona ko azava umukinnyi mwiza wa filime akanaberwa agaseka akishima aho ushatse kumuganisha ugasanga bamenya arimo neza ariko nawe amahirwe nta musekere yo kumustar uzwi cyane amahirwe burya yaje kumusekera aho afungura iriya cano arakora cyane ari bamenya abantu bakurikira udukoryo twe ihite muzamura bamenya namugira uwa mbere wa kabiri umukinnyi nagira wa kabiri Jesse nivuga igihe abantu baranzi ko n'umukinnyi w'umuhanga siniha umwanya ariko umukinnyi navuga wa kabiri nubaha n'uyu munsi ni Fabiola kandi abo ndiho mbibwira mukurikirane murasanga ntariho nca ku ruhande
uyu munsi umukinnyi naho umwanya wa gatatu yego ni Kiramani, kuko Kiramani ni umukinnyi mushyashya uje vuba, ariko atunzwe no guhanga udushya mu mafilime ye, yego ndetse ugasanga ari nta mikoro abura yakora filime nk'izo muri Amerika, kuko filime ni ikintu gihenze. Nuvuga ngo Kiramani ngo wenda afite amafaranga, ntabwo aragera igihe cyo kuba yakora filime tuvuge y'intambara, yego y'igisirikare, kirimo n'indege kirimo indege, kirimo ibisasu, kirimo amashinigani, kirimo ibifaru, ntayo yabona, kirimo ibihugu bibiri. Yego, nubwo amutera inkunga yenda y'amadolari nka miliyoni nayo sinzi ko yapfa kwishura. Nka miliyoni bwaba ngana ate ari amanyarwanda? Yaba ari mu miliyoni y'amanyarwanda, yaba ari nko miliyoni, uko nayibara nabara nka miliyoni nk'J140. Aba ari muri miliyari gutyo. Okay. Nka amadolari 1000 aba ari muri 1 miliyoni, miliyoni imwe n'ibihumbi 200 gutyo. Ngo amadolari miliyoni ubwo ni miliyari gutyo. Aho ayo ngayo yenda yakora. None nibaze rero ikibazo rero. Nari mvuze wa gatatu. Waruvuze wa gatatu, ariko reka ngwaze kuri Kiramani ho gato. Ko Kiramani yazanye Fabiola tukatumureba, kuki Kiramani atagufata ngo agushyire muri timu ye? Kiramani yatangiye kumfata. Kiramani muri gukorana? Aretse kumukinira. Naramuhamagaye arambwira ati Diaro, ndabizi bimazemo n'iminsi ndiho ndandika filime uzakinamo. Nayikiniyemo ejo bundi. Ejo bundi naramuhamagaye nese kutongera kumamagara ati turayitegura neza. Diaro, humura narakwibutse kandi ngomba kugukoresha kuko uri umukinnyi utica gahunda, uri umukinnyi uzi gukina, uri umukinnyi mwiza rwose. Urenegereje ko Kiramani agomba kumpa umwanya uhagije nkajya mukinira, kuko ibyo nkina ndabizi. Amba ko Kiramani yagukoreye ibidasanzwe. Yankoreye ibidasanzwe, siyo mpamvu muvuze. Impamvu muvuze nawe murabyumva, ni uko Kiramani ari umukinnyi uzi gukina, kandi ni umukinnyi ukundana, ugira urukundo. Yumvise umusitari yenda bimaze iminsi byaragoye, aramuzana akamuvugurura, akamuhindura mushya. Kandi Kiramani icyiza cye ni umukinnyi mwiza, kandi ni umukinnyi uhanga udushya muri sinema nyarwanda. Yego, wa kane, wa gatatu. Waruvuze wa gatatu, wa kane. Umukinnyi nkunda cyane, nawe ukina neza, uriya mugore bita Intare y'Ingore. Yego, uriya mugore bita Intare y'Ingore twakiniye muri filime iriya y'Intare y'Ingore nyine. Ni umukinnyi mwiza. Yego, wa gatanu. Umukinnyi wa gatanu navuga ni Manzi, ndetse uwa gatandatu nari nibagiwe n'ibyo bijya kuri komedi, ndamwemera cyane. Yego. Nabo. So turi kugana ku musozo. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wabumvishe ko umusaza ariko ni umusore, agaragara nk'umusore, umuntu yahuriye mu nzira n'imyaka kugana nubwo wayemera. Ko imyaka wowe imyaka uvuga ko ufite imyaka 57, ariko duhuriye mu nzira ni umuntu yakora muri 35 gutyo. Uretse wenda ikintu cyabyicaye na no kubera ufite imvi wenda, ariko bitagaragaza ko uri umusaza, ariko nyine bigaragaza ko ukiri umusore. So abantu rero bumvishe ko Diaro afite ikibazo, na n'ubu nagarakira, ntabwo yivuje neza, uretse ko akundi bamubwiye bati genda ihangane wenda bizagera byikize, ariko mureke tumufashe. Abantu bashaka kumubona, ushaka kumutera inkunga byibuza yabona gwiriye akaba yajya no kwivuza. Ndetse kandi si nibyo, n'abantu mufite amafaranga sugira ngo mushaka gushora amafilime si mwakorana, ko numvisha ari nawe wanditse ya filime yita Amarira y'Urukundo, urumva n'izindi byaba byoroshye. Filime ya Amarira y'Urukundo Fabiola wayanditse, ariko ndamufasha, ndamwunganira, kandi yararyoshye cyane, abantu barayikunda. Aricyo cyamufashije, unafite n'uburwayi. Mfite n'ubwo burwayi. None ngo uri muzima, iyo wakandika yabirenze. N'ubu ndandika filime ndazifite,
sinjya mpeza kwandika, mfite amakayi menshi maze kwandika, mwenda nkanayacapisha kuri mashine. Cye mbonye nk'umuntu ushaka gukora filime afite gahunda atari babandi babikora bakabita, namufasha nka kuriya Ndimbati yakorana na Papa Sava, kuriya abamenya bakorana na Batukote. Genda umuhanga cyane, nzi gukina, nzi kwandika, nayobora filime. Yego. Umuhanga cyane kuko nabihawe n'Imana, kuko ibi bintu njya kubijyamo narabirose. Yego. Ndi umuhanga cyane, niyo mpamvu n'umuntu nyiniye filime igira isoko, naho nkoze ibiganiro birakurikirwa. Nk'umerutse gukora akaganiro kari kuri TikTok yanjye gato k'iminota 7, hariya uzabona nambaye ishati y'umweru, kamaze gukurikirwa. Sinzi kubisobanura neza ariko ni kamaze kurebwa nano bajya mu 229 kandi mu gihe kitararenga ukwezi ntikurangiramo ibyumweru nka 2 cyangwa 3. ni ukuvuga ngo rero nk'abantu bakeneye cyane ubu ngubu abantu bariho baramamagara mu biganiro, kubera ubwo genge ubuhamya nshobora kuvuga iminsi 3. nigeze kujya kubitanga mu rusengero, ya rusengero rwa DPR rw'Igikondo bariho bita Kabugure ruguru gutya. Nabuhereye saa 2 mbugeza nk'iki gihe bwanze kurangira, baravuga tuzagaruka. Bisobanura ngo nubwo nk'iki kiganiro twagiranye mba mfite izindi details z'ikiganiro cyangwa se tete sinzi uko nabyita bidahuje n'iki ngiki, byibura bigera nko kuri 50, 60, 70 bidahuje amoko. Ariyo mpamvu nabwira nk'abantu birimo no kuntera inkunga ko abantu bakeneye bafite amacano y'ibiganiro ko bazajya bampamagara, ndababwira nimero zanjye, ngenda tukorana ikiganiro gikurikirwe cyane, kubera ko benshi bazi ko ntakiriho, bazi ko napfuye kubera imyaka igera kuri 6, 7 ishize batabona. Benshi agahinda karabishe, nujya kuri TikTok yanjye urasangamo commentaire nyinshi zivuga ngo yego Diaro karibu yizire rata twari tugukumbuye cyane. Nubwo kuri TikTok batukana ariko abantutse ni nka 2 ni bake cyane cyangwa 3, kandi ziko TikTok itukana baratukana cyane. Kuri TikTok uririnda nturakare, kuko ugiye kurakara ntiwayisubiraho. TikTok ni nka comment nk'ijana zaza zigomba kugutuka mu 105. Ibaze rero iriya TikTok yanjye uzasome commentaire zayo, abantu bamvuze nabi ntibarenga 3. nazisomye zose. Hari uwanditse ngo ndimbwa, umwana w'umukobwa rwose w'imyaka nka 22, ariko namusabiye imigisha, musabira n'imbabazi ku Mana ngo imubabarire. Hari n'uwavuze ngo ese iki ngiki ngo kiturumbutse. Nawe navuze nyine hariho abantu bihararumbu baba bari aho batenzwe no gutukana no gusebanya. Sinzi undi we yaravuze ngo ngo ni umumotari, ngo ahantu ageze hose hari umugore, ngo arahinjira ngo afite abagore batagira ingano. Narisobanura ababwira arambeshyera, kuko imbere nabereyeho nagira umugore n'abana, kuko mba maze gusambana inshuro nyinshi, mfite nk'abana 3, 4. uyu munsi wa none ni ikibazo cy'abana mbafite. Wambabare nkatanga izo nimero kugira ngo abantu bashaka ko tuganira, cyane cyane abantu bafite amacano y'ibiganiro nibampamagara nze mbahe ibiganiro, ntabwo ngora sindushya, baze mbakorera ibiganiro nk'icyo nkoze hano, nube 2, 3 mu buryohe rwose. Reka mbabwire nimero muzampamagare. Wenda abo bantu muzamukwana ibiganiro wowe uzajya wungukira hehe? Turavugana bashakira nyine agatike, kuko nanjye mba mfite akabyizi nishe. Nyine turavugana, barabizi kuko bajya bamamagara muri iyi minsi, turakorana nabo cyane, tubivuganaho nyine agatike bampa, bigatuma imba mfite itsinda ritapfa naje mu kiganiro, bigatuma imba hari umuriro nafashe muri moto yanjye nasubizamo undi, bigatuma ngeze no mu rugo nabona agasukari ko kunywa cyangwa amata. Na nimero zanjye nabanza nkabaha MTN ni 078 14 15 105. Tigo ni 0725 94 96 85. Ni ibyo rwose mwambamagara. Shatse wazisubiramo. MTN ni 0778 14 15
105. yego. Tigo ni 0725 9496 85. Yes. Numuhamagare nze Reka rwose. ngushimire cyane, ntizeye ko n'ubutaha tuzakorana ikindi kiganiro kandi cyiza cyane. Rwose ubutaha mutegereze mubanze murebe iki. No munyamakuru wampaye karibu hano muri studio ye, yiteguye ko nzajya nza nkabaha ibiganiro mukanyurwa mukumva diaro aho maze iminsi mba, ibyambayeho, intego mfite, ibyo nshigaje gukora imbere ni ibiki. Ibi byose tuzabiganiraho kandi muzanyurwa, muzishima. Sawa, urakoze cyane. Murakoze namwe.